mpita ntekereza nkavana uriya mugabo nawe icya mbere ntabwo tuzabana ntabyara kandi ningera mu rugo rwiwe abana nzabyara ntabwo bazaza baruta abo nabyaye kandi nijya kubyarana nabo abo nabyaye bazahita babaho nabi ibanira akaramata ntabwo wabyemera ubu utumye niruka noneho n'umugabo twabyara uriya mugabo yarambabaje oya ihangane kurira ntabwo byari ngombwa ko biza nta nama nagira abagabo n'abana babi Rosine we ihangane reka nongere ngo ikaze we mukunzi wa BBTV gatatu. Uyu munsi wa none tubafitiye talk show ya Danje, turi kumwe n'umukobwa mwiza. Banje kuguha ikaze nibica mu Maka Celeste muri kumwe hamwe n'uyu mukobwa mwiza ugiye gutangira twibwira ubundi tubahereze ibyishimo cyane ko BBTV gatatu logo yacu ni the home of entertainment. Murishima muke entertaininga kandi mukanigishwa cyane ko ibiganiro byacu biba bishingiye ku kwigisha ndetse no guhabwa ibyishimo. Tuguha ikaze wa mukobwa mwiza, utangire wibwira abakunzi bawe muri rusange ubundi dukomeze dutanga show. amazina yanjye Yeah, go. I like that. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero Rosine, uyu munsi wa none topic yacu ntago igoye. Abantu bajya bakunda kuvuga cyane cyane abasore, urubyiruko hano hanze, umukobwa wa umufemeri, abadukurikiye babyumve neza, ni kwa kundi umukobwa ashobora kubyarira mu rugo. Reka twa kuvuga ngo adafite umugabo kuko ntago inda iterwa n'igiti, aba yahuye n'umugabo ariko batabana badafitanye n'isezerano, kuko umufemeri atandukanye n'umudivorce. By the way, akenshi abakobwa bagize ibyo byago cyangwa se ubwo buryo bw'impanuka akabyarira mu rugo nta mugabo afite, imiryango yabo igikunda kubaca, ugasanga niba ubyariye mu rugo wenda tudafite ibiceri bya Danje cyane niyo byaba bihari muri urwo rugo, bakavuga bati usebeje umuryango ntukoze ubukwe, bakaba bakwirukana ukajya kwihigira ku giti cyawe. Ese ubona ari ikihe kibazo gituma abakobwa babyariye mu rugo cyangwa abafemeri badahabwa agaciro kangana n'ak'abakobwa bandi basanzwe cyangwa bakoze ubukwe? bose mbona igihe umuntu abyumva iwabo ariko adashobotse, yagera iwabo mama we yareba ukuntu yamuvunikanye yamurera, byakwitiraho n'umwana yabyariye mama we bikanga, bikamunanira kumvikana, bigatuma wa mufemeri afata umwanzuro wo kujya kwikodeshereza geto akajya kubamo n'umwana we, agatangira no kwigira imirimo, agatangira kubaho. Ariko icyo gihe naho nubwo baba baramuteye inda, abiwabo agifite uburere bw'ababyeyi, yagiye muri geto birahinduka, akazana ubundi burere kubera ko abatangiye no gufata izindi nshingano. Hanyuma rero nkawe Rosine, uko mureba n'abadukurikiye bari kukubona neza kuri kamera za BBTV gatatu, umeze neza, urasa neza. Hanyuma ko n'ubundi ushobora gusanga hari igihe umugore uri mu rugo atakurusha gucya, atakurusha kurya neza, atakurusha kwambara neza, rimwe na rimwe ka kazi kawe ukora ukahigira na wa mwana wawe, nibyo bibahesha iyo mico cyangwa se mushakisha n'ubundi buryo mwabonamo amafaranga mu nzira zitari nziza kugira ngo murusheho gusa neza no gutunga wa mwana? Birashoboka cyane ko urumva iyo umuntu yatangiye kwibana ahita atangira kugira inshingano nyinshi cyane zirenze izo yari afite akiri umukobwa. Yego, icyo gihe iyo afite umwana atangira gutekereza amafaranga yo kwishyura ishuri ry'umwana, ayo kwishyura bitarimo, ayo gushaka ibyo kurya bimutunga n'umwana we, kwisukisha, gusa neza, yego n'inshingano. icyo gihe iyo afite akazi kamuha amafaranga make ahita areba ku ruhande akavuga ati wasanga nta muntu ibintu byagenda neza. Niyo mpamvu ubona abakobwa benshi bari muri ubwo babayeho muri ubwo buryo batunzwe n'abagabo b'abandi nyine bubatse ubuzima. Hanyuma rero reka two kujya ku bakobwa benshi tujye kuri we turi kumwe, sibyo? Wowe ubwo buryo ubayemo nawe haba hari abagabo b'abandi cyangwa abasore nkanjye Stina baba bagutema ibishoro kugira ngo urusheho gusa neza? Njye ntabwo nabyariye, njye ibyanjye bitandukanye n'iby'umuntu wabyariye.
ngewe nubatse urugo birarangira nyine birangizanya n'umugabo turatandukana ariko mu gutandukana kwanjye nawe habayeho kutumvikana. mwari mufitanye isezerano ntabwo twasezeranye, mwarabanye nk'umugore n'umugabo biri aho ariko bitemewe n'amategeko. ntabwo byari byemewe ariko twarabantu kuba njye nafata geto n'ubundi ni nk'uko nari mfite inshingano mu rugo nk'umugore. Kuba nafata geto ntabwo navuga ngo ngiye gutangira ubuzima bwo guprofita abagabo ku ruhande kuko n'ubundi nari narabimenyereye ndi mu rugo rwanjye. Kuko nabanye n'umugabo atari mu rugo inshingano mfite ubu nizo nari mfite icyo gihe. Hanyuma rero Rosine, ubwo buryo bwakubayeho uko biri kose niba waratandukanye n'umugabo hari ibintu mutumvikanyeho, byashoboka ko ntibyagenze neza mu rugo rwawe, ariko se ntihaba hari uburyo ki yaba yaraguhemukiyemo cyangwa yagukomerekejeho bikaba byabaviramo gutandukana, cyangwa niwe wamuhemukiye? Yarampemukiye birenze urugero. Niyo mbitekereje mba numva usibye hahandi umuntu agera Imana ikamufata, ntekereza ko biterwa n'amasengesho umuntu aba yarasenze akiri umwana cyangwa n'ababyeyi be bamusengera. Rosine, ko nanjye ndi kukura mu maso nkabona nawe nturi shyashya, ubu aka kanya uyu mugabo tumuhaye mike kuri BBTV 3 ntashobora kuvuga ati Rosine niwe shitanikazi twahuye mu buzima bwanjye. Tuba abanyakuri turi kuganira sibyo? Ubu ngubu aka kanya kuvuga neza akavuga ati Rosine ni umugore nahombye mu buzima. Narasenga nkajya mu rusengero nkamusengera yafata urugendo nkagira ibintu byose akoze ngerekeza ku Mana. Ariko ubu ntugisenga, wataye agakiza. Uvanga aka kanya tumubwiye ati umugore wa Rosine rwose waramuhemukiye, yaragusengeraga, wa mugabo we uri ikigome, uri umwana mubi, yahita avuga ati uwo musinzi mbabarira mujyane kure yanjye. Abagore nk'abo basinzi ubundi twamenyanye gute? Abagabo barabivuga kimwe nuko n'abagore nabo babivuga. Iyo umuntu akoze nabi baramugaye, iyo umuntu akoze neza baramushima. By the way, aka kanya wavuga ko inzira urimo n'icyatumye mutandukana ntazi, ntashaka no kumenya aka kanya, ariko se nanone nyuma y'ubwo buryo mwatandukanyemo ukaba uri kwimenya kuri buri kimwe, ntushobora kuba nawe ugenda muri za nzira zo kuba abagabo, abasore tubigiramo uruhare ngo uce? Ntabwo nzigenderamo kubera ko atandukana nanjye ntabwo twigeze turwana cyangwa ngo dutongane. Hari ibyo mutumvikanyeho. Hari ibyo tutumvikanye ariko nabyo byabaye tutari kumwe. Byabaye tutari kumwe twisanga twatandukanye kubera ko ari byo tutumvikanaho ariko tutari kumwe mu nzu we yari yaragiye hanze n'ubundi wari. Ariko iyo ntekereje ubuzima nanyuzemo amaze kugenda nkurikije n'urubyaro mfite kuko njye mfite abana babiri, mpita ndeba ninjya muri izo nzira n'ubu urugero kugira ngo se tumva nanagukunze njyewe nubwo ariko na nyuma wenda y'imyaka 5 hari igihe uzaba ndeba ubu Rosine nta nubwo nanamwitegereza. waracupiye. Oya nashaje ahubwo. Warashaje. Bamwe mwebwe mufatirane ya mahirwe muri gusa neza, mumeze neza mugahita mukubita mubango. Ntabwo nayafatiranyije kugira ngo njye muri ibyo byo ku ruhande kubera ko ntekereza ko ari igihe kizagera abo bakandebye ubu ngubu nibabe bakindira, ariko njyewe nahisemo gukoresha amaboko yanjye. Ariko Rosine, nubwo ukoresha amaboko yawe, uwo mugabo aka kanya ufite abana babiri kandi ndakeka sinzi abo bana babiri bafite ba papa babiri. N'uwo mugabo wawe wahise uhitamo kwikorera, ukoresha amaboko yawe, urikesha, uriyambika, urigaburira, ugaburira n'abana bawe utitaye kuba ibyo umugabo yagiyemo nyine uritoreza. Ntabwo nabyitaye kubera ko numva abana banjye. Yego komeza ngende kukumva. Ndimo ndakumva. Ntabwo wabyitayemo? Ntabwo nabyitayeho kuko njye numva abana banjye icyo mbambarandira kugira ngo bige neza. Ikintu gituma mbitaho cyane
mu buzima busanzwe mu mibereho nakuyemo ntabwo nigeze niga neza ntabwo wize neza ubu tuvugana ndicara mutekereza ibyo ntabonye ngiye mu buzima bwanjye abana bigatuma nkora cyane umuhaye n'akazi ukabwira ngo ujye ukora nijoro uruhuka amasaha 2 mu gitondo wongere ukora kandi nagakora. Hanyuma Rosine kusa neza ukafite inshingano zo kuba umubyeyi w'umumama n'umupapa kuko ntufite papa wabo uri papa ukimama n'abana bawe ukaba papa ukaba mama kandi uri kumva ntabwo wize neza waba ukora iki kugira ngo ubone amafaranga byose dore ufite agasatsi ko gasatsi kugakoresha ni menshi ndabizi njye nayo mfite umusheri nsukisha nk'utwo nkahendwa urumva ukora iki kugira ibyo bintu byose bivemo? Ngo ikintu nkora bifashwamo n'Imana ndabyuka mu gitondo nkajya kurarura imbuto nkazicuruza birangira mu saa 4 n'amatsinda akazi naryama nkanuka kubera ko ifite ibyo mu gitondo ntabwo mba nabisinziriye ikigora nkongera nkasubira mu isoko nagira amahirwe nkabona ibyo 10,000 ku munsi ko watuma kamera nyishyira hasi n'uyu munwa na microphone nkagurisha azajya ncuruza imbuto 10,000 nimugoroba mu gitondo ayandi ko twajugunye mike hanyuma Rosine ndumva uri umwana mwiza nakuri umumama mwiza bisori umumama mwiza ariko nyine nanone akazi ukora niki hanyuma niki wabwira abamama abapapa bajya bahinda bagaheza abakobwa babo kubera ko babyaye cyangwa se batandukanye hari n'abandi bajya babwira abana ati hoya witandukana n'umugabo nubwo agukubita ihangane ngo niko zubaka bajya abamama bakera bajya bagira izo mvugo ngo niko zubaka ngo n'umugabo agukubise urushyi ngo wimusubiza ngo wikokana ngo tuza abagore abagabo cyangwa se ababyeyi batajya bumva abana babo ko babyaye cyabase wababwira iki muri aka kanya kugira ngo n'umukunzi wa BBTV 3 yumvireho? niba umwana abyaye atarakunaniye hari ukuntu umuntu ateshwa ariko atari acitswe icyo gihe wamufasha ukamwegereza ukamubwira umwana wanjye pole yamusori ku mutima wawe ukawe ushobora kuba bibaye bwa mbere ariko atisubira n'ibyongere ukamwegereza ukamubwira ukamuha n'igishoro kubera ko ishuri aba yaritaye byarangiye yego ukamuha n'igishoro ukamwereka utuntu ugenda icyo gihe biramufasha ya pampa y'umwana yagomba gusaba aragenda akayimugurira ariko iyo umuharahaje ni hahandi ahita utekereza kugira ngo muri geto yaba yatangiye uburaya icyo gihe ko nta kundi kuntu yava gutera bagatangira bakamupfumura rero wabinda rero umuntu arinda bamukorera ikirozeri urabizi hanyuma Rosine utaza kumenesha amabanga yo gupfumura njye ntago mbizi cyane kukurusha ni kwa ko nyine umuntu aba yabaye indaya muri sirenge zigezweho urumva twe dukoresha ko baba bari kumupfumura kuko ntago baba ari indaya iryamana na buri mugabo wese sibyo hanyuma urumva icyo gihe iyo byagenze uko nguko ni ibintu usanga wavuga ati byateshutse none reka tugende ku yindi ngingo none nihe inama wagira abakobwa bajya bishora muri gahunda nk'izo gushaka umugabo mudasezeranye? Rosine nibyo byakubayeho wisanze ugiye kuba umupapa n'umumama w'abana babiri nyamara iyo uza kuba warashatse musezeranye hari ibyo mwari kugabana wenda nk'intebe mwari mufite ukazisigarana cyane inzu niba mwarabaga mariye mukaba mwayigabana ukagira ikigufasha mu kurera abana. Abakobwa bishingira bakisanga nyuma y'imyaka 3 bafite abana babiri umugabo yigendeye hari ibyo batumvikanye wabagiriye inama kugira ibyo bintu bitazajya bisanga muri situation yo kwipapa bakanyama? Inama nagira abakobwa yego yema no gusezerana atari cyo cyubaka ni iki ko gusezerana ari cyo sezerana n'umugabo mwagerayo ni hahandi ujya kuvuga ngo umuntu yishundi bapfuye ya mitungo ko umwe muri bo
hari uwanga guharira undi, umwe ati narabishatse n'undi ati nanjye singomba kubivamo, ugasanga batangiye kuryana bikavamo no kwicana. Ibyiza niba mwumvikanye n'umuhungu yagukunze murabana mukabana mwabyumvikanye, ariko iyo byanze inama nabagira umuntu yajya areka kwihambira mu rugo akicira inzira ze, ahubwo agakoresha amaboko ye kugira ngo abone bya bintu yashakaga. none ko byanga agusigiye abo bana babiri, wewe ni babiri, hari uwo byanga bamaze kubyara na 4 kandi umugabo akagenda nta n'igiceri cy'ijana amuhaye, urumva wamubwira ngo yihangane ngo ashake abana bane? Inama nabagira hano hanze hari akazi kenshi ushobora kuba ufite nk'ibihumbi 50 urugero, ukagenda ukaba wagura nk'inkoko z'inka ugashyira hariya zigatera amagi zikiba, icyo gihe nawe ubyo duke ntabwo ukiriye nk'abasirimu. Niba wenda waramenyereye inyama za buri munsi uratangira ukajya guhaha imyumbati n'ibijumba ukavanga, ukagenda mu isoko, ibijumba bya desa biba bihari. ntabwo bibaho muri Kigali. Kuko njyewe ibyo mubwira nabikuye ahantu navukiye, njye ntabwo navukiye mu buzima bwiza. Mama wanjye yapfuye ndi umwana cyane nta nubwo nanamuzi. Mama wanjye yajyaga ahinga nk'ibigori, kwa kundi abana baba bashaka ibigori bimwe biba bitaruma, akagenda hari abana 5 agaca ibigori 5, akaza buri mwana akamuha ikigori kandi twese tukishima tukumva turanyuzwe. Niba ari akawunga atetse ubwo yafataga icyuma agakata ibice bihwanye n'abana 5, uko yaba ingana kose twese tukarya tukanyurwa. Icyo gihe iyo ubuzima bwahindutse, njye inama nagira abamama cyangwa abakobwa, niba ubuzima buguhindutse uba ugomba guhinduka nawe. Hindukana nabwo. Yes, uba ugomba guhinduka. Niba waryaga ikiro cy'inyama bugahinduka ukabona noneho n'inusu ntukiyibona, uba ugomba gutuza ukagenda mu isoko ugahaha imyumbati. Urumva ko na wa wundi w'indaya ku nama uri gutanga, urumva ko nawe afite impamvu aba agomba guhindukana nabwo. Wa wundi w'indaya ntabwo aba yanyuzwe n'utwo tuntu ni kuvuga, natwo tudahari se Rosine. Impamvu utatubura niba ugiye kuba indaya uvuga ngo umugabo arabira 10 cyangwa 5, wenda uri bujye mu isoko ugacuruza ukabona inyungu ya 500, ufite abana 5, nta kintu yamara. Icyo gihe ikintu ukora uhindura icyerekezo. Niba wabaga mu mujyi uragenda ukajya mu cyaro, kandi mu mujyi naryamana n'abo bagabo 2 cyangwa 3 ku munsi nkabona 50. Icyo gihe rero niho handi n'izi divorce ubona ziri kwiyongera zatewe n'indaya. N'indaya zibitera, ariko indaya nanone zahemukiwe, indaya zahemukiwe cyangwa ubuzima. Ndetse niba umuntu agutanya abana 4 uri icyuki nka Rosine, umugabo agutanya abana 4 basitina baragushaka bajye baryamana nawe baguha amafaranga, urumva wamurenganya? Reka rero mubwire, njye ndumva biterwa no kudasezera. Njyewe impamvu irwanya uburaya simbizi, impamvu hari abari bubyumve bitandukanye n'uko njye mbyumva. Ushobora kujya kuraya bakakuramo ijisho, ushobora kujya kurara n'umugabo w'abandi, umugore akagufata agashyushya amagufwa, akaba aragufashe yazanye icyuma yacubetse mu mubiri kandi ibyo bibaho. Kandi umugore araza akakubwira ati ku mugabo wanjye njye ndavuna. Icyo gihe kuvunya atakwishe n'amahirwe kugira ngo bagukuremo ijisho rero warabijo mu nkonda amahoro cyangwa hanyuma Rosine, watuganirije, wagiriye inama imiryango, wagira inama abakobwa ndetse n'abamama muri rusange. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye, ikiganiro wagiranye na BBTV 3, niki wabwira abantu bose muri rusange abadukurikiye, cyane ko twari turi kuri topic y'abantu babyarira mu rugo cyangwa abantu baba bafite inshingano, bafite abana ariko badafite abagabo babafasha? Niyo hantu twari turi. Ganisha aho hantu, ugira inama n'abagabo bareka cyangwa bagatandukana n'abagore babasigiye abana 2, 3, 4, ntibibuke kubafasha rimwe na rimwe bafite n'amafaranga, nabo bakomozeho babwire abagabo babaye ibirungo byararangiye. Nta n'ikintu nabwira abagabo,
abagabo byararangiye rwose, mwarayamanitse amaboko. abagabo b'iyi minsi nta kintu njye nababwira, ntabwo abagabo b'iyi minsi njyemba mbona barutwa n'abadahari. None se Rosine wumva umugabo nje Stina nakubwira ati twibanira akaramata ntabwo wabyemera? Ubutumye nibuka noneho n'umugabo twabyara, uramugabo yarambabaje, uramugabo yarambabaje. Oya yangane kurira ntabwo byari ngombwa ko biza. Nta nama nagira abagabo n'abana babi. Rosine we yangane nagasume mfite mbangwana ariko basi yangane. Uramugabo yarambabaje uburyo ahiturira gutyo ukimwibuka. Nta nama nagira abagabo. Navuze ku bakobwa bajya mu buraya, ariko reka nkubwize ukuri, abagabo n'abana babi. Umugabo murarana mu buriri mu kanya, yamara kukurongora agahindukira akareba hirya akajya kuri cati akavuga n'umugore akamwanga ushiringa mu gitondo ndaza kukureba, abwira undi mugore kuri ya cati. Ariko nizeye ko umugabo atandukanye. Umugabo wanjye noneho we sinjya nanamukumbura, sinjya nanamutekereza. Ubu nakabaye muvuga n'amazina, ariko reka mbyihore kuko n'ahantu ari ndabizi ko azareba iki kiganiro. Umugabo wanjye yarambabaje pe, yarambabaje, sinjya nanamwibuka, twarabyaranye. Ese Rosine ko bavuga ko imodoka igukoresha impanuka, indi yitwa ambulance ikaba ari kujyana kwa muganga, icyo gihe wavuga ngo imodoka irangushije usinjya muri ambulance ngo nindi modoka? Njyewe nje nakubwira ni twibanira akaramata, ntabwo ukunze uri umukobwa mwiza, ntabwo wakongera gushaka cyangwa kwizera abagabo. Njyewe reka nkubwize ukuri, njya kuva ku bagabo, nkanava ku cyitwa igitsina gabo, njye nakivuye kivuyeho. navuye ku ndeba uko wambwira uri umugore mugenzi wanjye ukambwira ngo ufite ikibazo, ufite amafaranga nagufasha, ariko ntabwo nafashe umugabo. Impamvu navuye ku gitsina gabo, umugabo twabyaranye yansize ajya kugenda, yansize mfite inda y'amezi arindwi. Kuri uwo mwana wa kabiri yansize mfite inda y'amezi arindwi, yaraje vazambise. ntabwo bivuze. Ndabivuze. Ariko nyine yaraje aje mu Rwanda asanga mfite inda y'amezi arindwi, barinda nkuru. Umuntu utwita abakeneye keya, abakeneye ko umwitaho, uzajya niyo yanyerera agiye gutsikira ukamwegura ukamubwira uti baby call. Ariko we yaraje ahita asubira mu kazi. Kuva icyo gihe nagiye kubyara adahari, cyakora amahirwe nari nariteguye nk'umubyeyi. Maze kubyara, ubu ngubu usibye kubona umwana ku mafoto gusa ntabwo aramubona. Umwana wanjye ageze imyaka 4 agaragara. Niyo mpamvu njya nicara nkatekereza abagabo, n'ubwo wese mbonye ibyo uwo mugabo yankoreye uhita ubona yabikora. mba numva umugabo wese mbonye yahita abikora. Ubonye umugabo aka kanya kakubwira mwibanira akaramata aragukunda, ntabwo byakunda pe, kubera ko impamvu bitakunda mpita ntekereza nkavana uriya mugabo nawe, icya mbere ntabwo tuzabana ntabyara, kandi ningera mu rugo rwiwe abana nzabyara ntabwo bazaza babitaho nabyaye, kandi nijya kubyarana nabo abo nabyaye bazahita babaho nabi, bigatuma nkomera kuri ba bandi ba mbere. Ariko ashobora kugukundira abana, aba yafite umutima mwiza nk'uwanjye. Kereka abaye ari pasiteri. Pasiteri we wapfa kumwemera? Pasiteri cyangwa padiri, wenda byo padiri yanagira nimo. Padiri ntabwo bemerewe gushaka abagore. Hanyuma Rosine mukanya musiyo mugabo ashobora kuba yarakubabaje kuko wamwibutse uhita umurarize. Uramugabo yarambabaje cyane, ariko ntabwo nshaka ngo tumugarukeho, ahubwo muri rusange ntabwo abagabo bose ari bamwe n'abagore bose si bamwe, abantu bamwe barahemuka abandi buriya wowe mpamvu uvuga ngo abagabo bose ntabwo ari bamwe, we ntabwo uzi abagabo b'iyi minsi. Njyewe nk'ubu uko ngana uku ntabwo mfite imyaka myinshi cyane. Ufite ingahe niba atari ibanga? Okay, ntacyo. Ariko hari igihe ujya kubona ukabona oya, hari igihe ujya kubona ngo ufite nka 40. Ndi kumva kameramani ari kwivugisha nka 40, wagira ngo arakuzi. Abakunzi badukurikira bashyire muri comment ntacyo. Okay, muze kutubwira muri comment murabona afite nk'imyaka ingahe, ngo nta mugabo yakwemeretse pasiteri cyangwa padiri.
abapadiri nabo wenda mu minsi iri imbere sinzi niba papa azabadorera bakajya barongora cyangwa bagashaka abagore, ariko ntacyo njye umugabo wese usenga namwemera kubera ko hari uduce umaze kwigaho ntandukaniye mu n'umugabo abaye asenga yansubiza mu murimo, ariko unywa inzoga ubu ngubu ntabwo nzinywa henshi, ubwo byasaba ko nawe azinywa ntabwo unywa nyinshi. oya abaye atazinywa ntabwo nshaka umugabo unywa inzoga. Hanyuma muri comment muraza kutubwira Rosine, reka tugushimire cyane, tugushimire ukuntu witabiriye ubutumire bwa BBTV gatatu. Ikindi kandi ubutumwa njye na nk'umugabo nubwo yabutaye uri intwari, umeze neza, abana bawe nababonye bameze neza, niba yararonse azagire gutya kwibuka, kandi ndabizi wavuze ko iki kiganiro azakibona, azakwibuka guhe n'ishimwe, guhe n'umudari, anagufashe ubashe kugira, cyane ko ukomeye ku ibanga ntihongeye no gushaka, byanze kunzura umwana mwiza. Rosine, reka tugushimire, igira icyo ubwira abakunzi ba BBTV gatatu nko kubasezeraho, tunagushimira cyane kubw'iki kiganiro. Abakozi bacu ndabasabye mu kiganiro cyacu, ikindi nabasaba mujye mutugirana inama, mubyandike muri comment, yego nzajya mbibona, nzajya mbasuhuza, yego simbizi niba hari inama mufite mwazajya mumpa ku ruhande rwanjye, yego nzaza kubabwira nimero yanjye, mujye musuhuza, ngiye nkunda kuganira cyane, muri comment turazibaho uzishaka, nkunda kuganira cyane, nkunda kwenjoyinga n'inshuti zanjye, yego ukinywera n'inzoga nkeya, unywa gake, babwire n'uwashaka kugurira agacupa avuga ati ni akayoga gake yanise kanani, oya washaka kugurira agacupa byo ntabwo nabyakunda, kuko iyo nagashatse n'ubundi ndakigurira, ariko wenda uwashaka kungira inama mu bijyanye no kurera n'ubuzima, nimero wayimuha mu gace, waba ashaka kumbwira ati Rosine hano nabonye akaraka kagufasha mu buzima busanzwe, yamamagara. Okay, murakoze cyane. Nibica mu maka Celestin mwakomeje kubana kuri Mike za BBTV gatatu, dushimira abakunzi bacu, twaye kumwe n'umutumirwa bita Rosine, aracyari muto cyangwa se arashaje nkuko mwabivuga muri comment simbizi, ariko tugiranye ikiganiro cyiza kandi yagiriye inama abagore ndetse n'abakobwa, ariko twageze kubaga bati nta kintu nababwira, byari bikomeye cyane, habayeho kujya out of camera tugahoza. Hanyuma rero reka dushimira abakunzi ba BBTV gatatu, muri comment mukomeze mutubwire ibyo twabakorera n'ibindi biganiro, abadushaka nimero zacu ziriho, tugakomeza tuganira twishima ndetse turushaho kubaka n'umuryango nyarwanda, cyane ko ari the home of entertainment, entertaining ariko tugamije kwigisha. Mu kiganiro twagiranye na Rosine wabonamo inama nyinshi, ukuntu abakobwa babyarira iwabo cyangwa se ukuntu abagabo babata, nyamara bagakomeza ubutwari, bakarera abana babo nabo bakirera bagasa neza, aho kujya mu ngeso mbi zirimo uburaya n'izindi zituma igihugu cyacu kidatera imbere. Thank you so much, mukomeze mudukurikire kandi munaduha ibitekerezo kuri BBTV gatatu. Murakoze cyane.